Turongeye turabasuhuje inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza, ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe, ukore ku kazogera, ukore share kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Murabizi yuko turi company ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa rero, kubera ko tubasha no kumanaginga imitungo yanyu mu byo twise property management, noneho mukajya mubona umusaruro mwiza, tukabasha kwishyuza inzu zanyu, gushyiramo abakiriya, gukurikirana iby'inzu ikenera byose, wowe utavunitse wubaka ngo uvunwe n'ibyo bindi, kuko Nzuri irahakubereye, wowe ukajya uvugana na konte gusa, nta kindi ujya kuri konte kurebaho amafaranga yawe. Si ibyo kandi, kuko turanabubakira ufite ikibanza cyangwa se utagifite tukakigushakira, ariko tukanabubakira inzu nziza kandi ku giciro cyiza cyane. Ubu rero noneho nk'uko muri kubikurikira ku masikrini yanyu, twabazaniye inzu nziza cyane kandi iciriritse, idahenze cyane, igurishwa amafaranga atari menshi, nta handi iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, ahazwi nka Kabeza. Iyi nzu rero iri Kabeza, ndagira ngo mbabwire yuko iri kuri kaburimbo neza, iri kuri kaburimbo rwose, nk'uko muraza kugenda mubibona ku mashusho cyangwa se nk'uko mwagiye mubibona. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza iri moderne yo mu nzu. Iyi nzu kandi ikaba ifite na annex igizwe n'icyumba cy'umukozi, stock, toilette na douche byo hanze, ikagira n'ikigega cy'amazi. Iyi nzu rero ikaba ari imari mu by'ukuri, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye yose. Ahangaha ni mu byumba turi kubereka, aha ni muri salle à manger, ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, ndetse mbibutse yuko ifite nyine ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine yo mu nzu, parking na jardin bihagije. Nk'uko muri kubibona, iyi parking yayo ishobora kujyamo imodoka byibuze 3 yewe n'enye zajyamo. Ikaba iri kuri kaburimbo nk'uko mubireba, nk'uko nagiye mbibasobanurira, ariko kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye yose. Murabona ko ari inzu iri muri quartier nziza cyane Kabeza. Ikaba ifite kandi na clôture yubakishijwe amatafari ya ruriba, yubakishije ruriba rwose. Ni inzu rero nziza, ni inzu yubatse mu buryo bugezweho, ni inzu watuzamo umuryango wawe. Inzu urumva, inzu y'ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger na cuisine na annex, urumva ko ari inzu nziza cyane igezweho y'itafari rihiye, clôture ya ruriba, mbese iri muri quartier nziza. Ni ahantu heza ho kurerera mu by'ukuri. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika. Inzu rero ntabicishije amatsiko, ndagira mbabwire yuko ishaka miliyoni 70, ariko ziri negociable. Miliyoni 70 ariko negociable, miliyoni 70 ziganirwaho. Ni ukuvuga miliyoni 70 ni igiciro ukiturira mu nzu nziza nk'iyi ngiyi, iri muri quartier nziza, inzu nini, inzu yubatse mu buryo bugezweho, inzu kandi ikomeye. Iyi nzu rero ndakwinginze ngo ntigucike. Icya mbere ni uko utera intambwe ukaza ukayisura, hanyuma izindi negociation ukaziturekera, cyangwa se nawe ukanegosia amafaranga tukakugabanyiriza. Wowe ngwino uvuga uti ngewe ayo mfite ni aya ngaya, ngwino uvuga uti ngewe mfite aya ngaya, ibindi noneho ubitubaza. Icya mbere ni ugusura ugashima, hanyuma ukavuga nawe ubushobozi bwayo ushaka kwishyura. Ndabizi byanga bikunda twakumvikana. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya n'umwami. Niba wakunze iyi nzu ishaka miliyoni 70 kandi ziri negociable, duhamagare kuri nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, kuko ushaka kudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu nyubako ya Centenary House, uzamutse muri etage ya 2, naho ngaho rwose Nzuri urahita uyihasanga. Ari nako kandi ufite nawe icyo ushaka kugurisha, umutungo ushaka kugurisha, inzu se, ikibanza, isambu, ngwino muri Nzuri tugufashe kubona umukiriya mu gihe cya vuba kandi bitakugoye, ndetse
utarindiriye ibindi bibazo ko bigumya kubyimba niba ugurishiriza ikibazo cya banki cyangwa irindi deni iryo ari ryo ryose cyangwa ikintu ushaka kwikemurira cyangwa se ari na bizinesi, n'ubundi wagana muri Nzuri tukagufasha. Nawe ushaka kugura ngwino tugufashe kubona umutungo mwiza wa Byungura udafite litije ariyo yose, utari mu manegeka, hanyuma wigurire. Yes, tukwibutse nawe ufite inzu zitari kuguha umusaruro nk'uko bikwiriye, twegere tugufashe tuzikumanagingire, ujye uvugana na konti yawe kandi ubone amafaranga yawe meza ku gihe. Ni nako kandi nawe waza tukakubakira neza cyane mu buryo bugezweho kandi buguhendukiye. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Turabakunda cyane abari hirya no hino mu Burayi, muri Amerika, muri Afurika, muri Aziya, mwese mudukurikira, mwumve yuko twiteguye kubaha serivisi nziza kandi cyane. Ntabwo rero nasoza ntakwibukije gukanda subscribe, ukore kukazogera, hanyuma na sharing inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo ibyiza nk'ibi ntibibacike, nabo bigurire inzu nziza hano mu Rwatubyaye, dutunge dutunganirwe. Murakoze cyane, iwacu umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze.